ngo hamwe no kwinjiza ibyo ngibyo yakoraga akabyongeraho no kwinjiza abagore cyane cyane abazungukazi mu mirimo y'ubusambanyi ngo kugira ngo babe amahabara y'abayobozi bakuru n'abanyemari ngo ari ukugira ngo ibyo yabikoreraga kugira ngo ashobore kugenzura ubucuruzi mpuzamahanga butemewe n'amategeko agamije kubona imari yo gufasha Illuminati ngo ishobore gushyiraho amahoro ku isi ndetse no kuyitegeka no kuyiyobora ndetse no kuyigenzura hakurikije ubushake bwa Illuminati. Ndavuga isi igomba gutegekwa ikayoborwa ubushake bwa Illuminati ndetse ikanabugenzurirwamo. Uyu senateri Robert Bayard avuga ko 95% ngo by'abatuye isi ngo ntabwo baba bitaye ku buryo isi iyoborwa, bityo ngo bakishimira kuyoborwa ngo n'abatanu basigaye ku ijana. Urumva 95% ntabwo bazi bikorerwa mu isi, kandi benshi muri bo ntibitayeho n'ibyabaho, bareba gusa ijuru ribagwira ntibamenye bivuye niyo biturutse. Ariko 5% bonyine nibo bahamagariwe gukora ibyo, ndetse nibo bonyine babazi birimo bikorwa rwihishwa. Kandi ashimangira ko inyoko muntu igomba gutera imbere, gutera intambwe, inyoko muntu igomba gutera intambwe igaragara mu rwego rwo gushyiraho ubwoko bumwe bw'abantu batoranyijwe bazaba mu isi itunganyijwe na Illuminati. Illuminati irimo gutegura. Murumva yuko uyu nguyu ari byo avuga, yuko ibyo ngibyo ari byo bitegurwa. Ese bazabigeraho bate? Katurebe uburyo bazabigeraho. Senateri Robert Bayard ngo kandi ngo ibyo bizagerwaho binyuze mu kurimbura abantu babarizwa mu bihugu by'intege nke, ndetse ngo no mu muco udasobanutse. Ibihugu by'intege nke ni nk'ibi byacu, nkuko mubibona Ibangi aho bica abantu bashize muri za Sudani, aha genocide yaratumaze muri Kongo n'uko hirya no hino ku isi. Ubwo rero izo ntambara z'urudaca nibwo tugiye kubona ngo nizo bazajya bakoresha. Reka rero dukomeze gahunda yacu ko iteye nkuko mubizi, dutangira tubabwira ikiganiro ijwi ry'impanda y'integuza icyo bivuze kuri abo ngabo bakiri bashya kuri cyo, cyangwa n'abandi kugira ngo kirusheho kumvikana neza bamenye n'icyo bakurikira icyo ari cyo. Ikiganiro ijwi ry'impanda y'integuza nkuko byumvikana kiriho kubwo guteguriza kugaruka kwa Yesu Kristo umwami. Icyo niyo viziyo yacu, nicyo twahamagariwe, niyo mpamvu twicaye uyu munsi, no kugira ngo tubategurize umwami wacu yuko agiye kugaruka. Ari nayo mpamvu impanda itavugira ubusa mu murwa. Niyo mpamvu rero dukwiriye gukanguka rwose tukitandukanya n'ibitibo bidafite umumaro. Birumvikana ko ivuga butumwa rya buri hantu cyangwa rya buri muntu cyangwa rya buri tsinda ry'abantu rifite icyo rigamije. Twebwe icy'ingenzi ni ukugira ngo abantu bitegure kugaruka kwa Yesu Kristo umwami. Ari nayo mpamvu isomo ryacu ari kugira ngo tumenye Uwiteka. Hari benshi batazi Uwiteka nyamara bari mu madini anyuranye, kandi bavuga Imana nyamara n'Imana ubwayo basenga batayizi. Ibyo ubutaha nzabibabwira kurushaho ko hari n'igitwize kubiganiraho, ariko kubera ko atari umunsi wabyo ntabwo turi buvuge kuri ibyo. Abantu benshi baramya Satani mu isi ari we bita Imana, ariko bakabyitiranya n'Uwiteka. Tugeza mu nyigisho zacu nyinshi rero isomo ryacu nirimenyekanisha Uwiteka, kandi nta wundi umenyekanisha Uwiteka niwe Yesu Kristo umuhuza abantu n'Imana. Uwo niwe nyigisho yacu. Nanone kandi tugarukira kuri ibyo. Ikiganiro ijwi ry'impanda y'integuza muri uwo mugambi wacu wo guteguriza abantu kugaruka kwa Yesu Kristo, hari intego 3 tugomba kugeraho z'ingenzi, arizo zizi zikurikira. Iya mbere, guhamagarira abari hose kwihana no kwiyunga n'Imana bigishoboka.
kuko hari igihe bitashoboka dukurikije ko nta butware dufite ku bugingo bwacu. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni uguhirimbanira ku buryo bushoboka guhumuriza, guhugura ndetse no kwigisha buryo bushobotse bene data bamaze kuvuka ubwa kabiri, kugira ngo muri uru rugendo babashishwe mu rugendo rwabo, mu magambo dusangira, mu mpuguro dutanga, kandi nabo hariho abaduhugura ndetse hari n'abatugira inama, ariko cyane cyane hari n'abadusengera. Imana izabure kubibuka mu bwami bwayo. Natwe dukora ibingibi byose tugira ngo tubafashe kandi bumve ko bafite isumbwe n'umunezero wo kuba barahisemo neza, barahise mu mwami wacu. Intego yacu rero ya gatatu ni ukurwanya icyago cy'ubuyobe kimaze kwigarurira hose, ari nayo ntwaro ya kirimbuzi umwanzi Satani yitwaza. Ni muri urwo rwego rero tubabwira iby'umwami wacu, yuko ari we mukiza, natwe tukaba turi abagaragu be bo kugabura ibye, kugira ngo dushobore kurohoka umujinya uzaza, twitandukanyije n'ubuyobe n'ikinyoma ndetse no kutizera. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Twihuse reka dutangire naho twari twarize ubushize, tugamije kugira ngo noneho turusheho kwasobanura nk'uko twabibasezeranyije. Imana yo mu ijuru rero ibagirire neza. Reka turebe, turimo turareba ubuyobe mpuzamahanga, tuyibukiranya agace ka 4. Uyu munsi turajyana ku ka 5, tubishobozwa n'Imana. Reka twihuse rero turebe ubuyobe mpuzamahanga twavuze muri iyi minsi. Turiga ku muyoboro wa Satani we akoresha muri iyi si wo kuyobya abari mu isi, ari we Illuminati. Umuzi yuko twamaze igihe kirekire tubigisha, twiga ku byerekeye ubuyobe nyafrika, kuko bwari bwihariye, bwadusubizaga gukorera Imana za basugukuruza. Ibyo biganiro byaratambutse, wabishaka atarabyumvise yaza no ku radio akaba yabibona, akabihabwa ku buryo bworoshye. Washaka kumenya ibirenze ibyo, hanyuma y'ikiganiro wenda yaza kumpamagara. Dukomeje rero kureba, turagira ngo twinjire muri gahunda y'inyigisho. Dukomereje kuri abo bagore, ndavuga abagore no babandi baduhaye ubuhamya. Turebe abo bagore, hariho witwa Cathy O'Brien cyangwa Cathy O'Brien, hamwe n'uwitwa twababwiye witwa Bryce Taylor. Abo ngabo nibo bahamya. Ubu turi ku buhamya bwabo, twarangije ubwa mushiki wacu Sivari, ubu turi kubona ubuhamya bwabo kugira ngo tumenye yuko ibyo tuba tuvuga bitaturuka ahandi, ahubwo hamwe n'urukundo rw'Imana. Imana igenda iyobora abantu, igaragaza ukuri ko gukora kwa Satani, kugira ngo intore z'Imana zishobore kumenya uko kuri. Ubutumwa bubwirizwa n'abadutse b'iki gihe n'ubufasha umwanzi mu murimo wo guhumisha abantu, kugira ngo bakomeze bibere mu munyenga batitaye ku bihe aho bigiganisha. Aba rero n'Imana yakoresheje kugira ngo wenda babanze banyure muri ibyo byago bimeze bityo, banababazwe, ariko hanyuma bazashobore kutubwira ukuri kurihishe inyuma y'ibikorwa byaho utabona, maze tumenye neza Satani urwego agejeje mu isi, natwe rero turebe ubuhungiro bwacu uko buri. Reka rero twihuse. Uyu mugore, umwe muri bano bagore bombi, witwa Cathy O'Brien, wavutse muri 1957, avuga ko aho amariye kwinjizwa muri Illuminati yabaye igikoresho cy'abayobozi cy'abayobozi bakuru bayo, bakuru ba Illuminati. Avuga n'amazina yabo. Uwa mbere yashyize imbere ni uwitwa Clinton. Twebwe mu Rwanda turamuzi cyane ndetse aranakomeye, ariko mu by'ukuri ni igikoresho cy'umubisha. Uwitwaga nyakwigendera Ronald Reagan, uwitwa George Bush, uwitwa Dick Cheney, aba bose murabazi, uwitwa Bill Bennett, ndetse n'abasenateri nka Patrick Leahy,
Robert Bayard n'uwitwaga Alien Spectre. Ibyo ngibyo aba ni abantu bikomerezwa ku isi bazwi, nyamara n'abagaragu bakoreshwa n'umwanzi kugira ngo bashyire mu bikorwa ibibi. Tubona ari nayo mpamvu isi idashobora kugira amahoro, kuko abayibereye ku isonga ari abo ngabo. Urugero twatanga nuko uyu Bill Clinton yabaye perezida wa Repubulika muri Amerika ku ngoma ye muri 1994, aribwo icyagoje cya genocide cyafashe cyagaragaye mu gihugu cyacu. Ariko usibye amagambo yavuze hanyuma yaho avuga yuko yarangaye, kandi nta burangare bwari buhari, kuko ubushobozi bwo gutata no kumenya barabufite, ku buryo badutata bakamenya n'icyo umuntu yarariye. Kandi iyo bashatse kwica umuntu niyo yibereye bashobora gucisha mu idirishya ikibombe bakamurasa. Ibyo rero ntabwo twavuga yuko yari yarangaye, cyakora nicyo yatubwiye, kandi nta kindi twahindura, kuko twamaze kumenya yuko bene abo bakorera umubisha kugira ngo ashyire mu bikorwa ibyo yagambiriye ku kiremwa muntu. Ibyo turaza kuba tubibona mu gihe turi dukomeza. Uyu rero umugore wa kabiri witwa Bryce Taylor wavutse mu 1951, ubushize twavuze yuko we yahamije yuko akoreshejwe na JF Kennedy. Uyu Kennedy yari perezida wa Amerika, nyamara nawe yaje kwicwa na Illuminati kuko yaragiye kubangamira gahunda yayo yo gushaka kugira ngo Amerika nk'igihugu yikorera amafaranga yayo ari y'amadolari. Twavuze yuko ubwo tuzagera twiga ibya Illuminati tuzabona yuko adakorwa n'igihugu, ahubwo akoreshwa n'ishyirahamwe ry'abambuzi rishaka gutegeka isi rikoresheje ubutiriganya, kandi rikoresheje ifaranga nk'igikoresho cy'ikigirwamana cyo gutegeka cyangwa cyo guhaka ibindi bihugu ndetse n'abantu ku giti cyabo. Reka dukomeze turebe gukoreshwa rero. Tuvuga ko uyu mugore avuga tuvuga ni ugukoreshwa mu buhabara. Hanyuma kandi nk'uko twabivuze bagakoreshwa no mu bindi binyuranye, nk'uko uwitwa O'Brien we avuga ko uwari vice perezida ku ngoma ya George Bush, ngo ndavuga George Bush uyu muto nk'uko tujya tubivuga, wasimbuye se ari uherutse gutwara iryo zina rya Bush. Uwo rero wari vice perezida we ari we Dick Cheney, ngo yaba yarameneye ibanga, arimenereye umugore ari naryo ibanga dushaka kuvugaho uyu munsi cyangwa twongera kwibukiranya uyu munsi. Yameneye rero ibanga, ngo akamubwira ko ubundi vice perezida wa Amerika ntacyo ubundi akora usibye guhagararira shebuja ari we perezida mu byerekeye iby'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Aho mwumva aho tugeze. Uyobora isi mu by'ukuri ni umuntu washizeyo kuko acuruza ibiyobyabwenge. Kandi O'Brien ngo yaba yarakorewe, ngo yaba yararokowe muri ako kaga, yarokowe n'uwitwa Mark Phillips, ari nawe wa wundi bafatanyije kwandika cya gitabo twababwiye cyitwa Transformation of America. Ari byo tugenekereje mu Kinyarwanda twakwita kugwa muri koma kwa Amerika. Ngaho igihugu cyose kirangaye, noneho ko aricyo gifite ubutware ku isi yose. Ni ukuvuga yuko twese nk'isi turimo tumanuka tujya muri koma ikomeye no mu gusinzira ibitotsi bikomeye. Ari nayo mpamvu umwanzi akoresha mu buryo bushobotse kudusinziriza, ndetse bigera naho mu byitwiyobokamana tubereye muri y'amadini anyuranye inyigisho zahindutse zikaba ari zitatugirira umumaro, ahubwo ari zituma twamburwa ubugingo ndetse n'ubutunzi dufite. Umwe muri baba senateri twavuze ari we senateri Robert Bayard, ari we wari ufite ijambo rikomeye ku ifaranga ry'igihugu, ngo yabwiye uyu mugore witwa Cathy O'Brien ko impamvu ngo afite uruhare rukomeye mu gukwirakwiza ibiyobyabwenge ngo ari ukugira ngo impamvu akomeje gukwirakwiza ibiyobyabwenge
ndetse no kwamamaza amashusho y'urukozasoni ya pono, kuko ibi yarabikoraga kandi ari ushinzwe ikigega n'imari by'igihugu, ngo kwari ukugira ngo ngo hamwe no kwinjiza ibyo ngibyo yakoraga, akabyongeraho no kwinjiza abagore cyane cyane abazungukazi mu mirimo y'ubusambanyi, ngo kugira ngo babe amahabara y'abayobozi bakuru n'abanyemari, ngo ari ukugira ngo ibyo yabikoreraga kugira ngo ashobore kugenzura ubucuruzi mpuzamahanga butemewe n'amategeko, agamije kubona imari yo gufasha Illuminati ngo ishobore gushyiraho amahoro ku isi, ndetse no kuyitegeka no kuyiyobora ndetse no kuyigenzura hakurikije ubushake bwa Illuminati. Ndavuga isi igomba gutegekwa ikayoborwa ubushake bwa Illuminati ndetse ikanabugenzurirwamo. Uyu senateri Robert Bayard avuga ko 95% ngo by'abatuye isi ngo ntabwo baba bitaye ku buryo isi iyoborwa, bityo ngo bakishimira kuyoborwa ngo na 5 basigaye ku ijana. Urumva 95% ntabwo bazi bikorerwa mu isi, kandi benshi muri bo ntibitayeho n'ibyabaho, bareba gusa ijuru bagwira ntibamenye bivuye niyo biturutse. Ariko 5% bonyine nibo bahamagariwe gukora ibyo, ndetse nibo bonyine babazi birimo bikorwa rwihishwa. Kandi ashimangira ko inyoko muntu igomba gutera imbere, gutera intambwe, inyoko muntu igomba gutera intambwe igaragara mu rwego rwo gushyiraho ubwoko bumwe bw'abantu batoranyijwe bazaba mu isi itunganyijwe na Illuminati. Iyo Illuminati irimo gutegura. Murumva yuko uyu nguyu ari byo avuga, yuko ibyo ngibyo ari byo bitegurwa. Ese bazabigeraho bate? Katurebe uburyo bazabigeraho. Senateri Robert Bayard ngo kandi ngo ibyo bizagerwaho binyuze mu kurimbura abantu babarizwa mu bihugu by'intege nke, ndetse ngo no mu muco udasobanutse. Ibihugu by'intege nke ni nk'ibi byacu, nkuko mubibona Ibangi, aho bica abantu bashize muri za Sudani, aha jenoside yaratumaze muri Kongo n'uko hirya no hino ku isi. Ubwo rero izo ntambara z'urudaca nibwo tugiye kubona ngo nizo bazajya bakoresha. N'umuco udasobanutse, umuco udasobanutse ni uwuhe? Ni umuco utinda kwakira ibyo Satani ashaka ngo bikorwe. Urugero, abagabo kurongora abandi n'abagore kurongorwa n'abandi, n'andi mahano akomeje kubaho. Ngo rero ibyo bafite bene iyo mico igayitse, bo bari imbere abakora ibyo. Ngo ariko bafite umuco udasobanutse utitayeho kumvira vuba ibyo Satani ashaka, abo ntibagomba kubaho. Kandi ngo ibyo bizagerwaho, abo bantu bazicwa cyangwa bazarimburwa hakoresheje jenoside hamwe n'ibindi byo bita genetic engineering, cyangwa jenoside hakoreshejwe n'imiti yabugenewe, ndetse no kurya ibituburano. Ibitwara babwiye ubushize tuvuga ko ari umugambi ugamijwe wo kwica abari mu isi. Imiti myinshi duterwa, yaba inkingo cyangwa nituvura, imwe muri yo iba ifite ukuntu yakozwe ku buryo ifite ibindi tuzanira. Iyiteye ubwoba rero n'ibyo kurya turya bitubuwe byaragiye bikorwa. Ubushize nababwiye uburyo hari samake nabonye bayigereranya n'ingenzi yayo zingana kandi z'ubwoko bumwe, imwe ishobora kuba ifite ibiro nk'icumi, indi ifite 2. Iyi rero iyi ntuburano niyo abantu benshi barya, n'ibindi bagenda barya, byaba ibyo mu bimera cyangwa no mu bindi bintu, maze bikaba byabazanira akaga. Jenoside twabivuze niyo mu Rwanda twe turayizi, n'izindi zirimo zikorwa mu isi kandi zitegurwa. Ngira ngo ubutaha ubwo nzaba mbaha ubundi buhamya bw'umugabo w'umushakashatsi w'igitangaza witwa Fagan. Ubwo nibo tuzabona uburyo intambara z'isi yose, iya mbere n'iya kabiri zateguwe n'icyo zari zigamije. Noneho turebe n'iya gatatu nayo irimo gutegurwa ubu ngubu kandi yatangiye, igamije kuzazana akaga gakomeye. Ndabinginze rero mukomeze mube maso kandi mwitandukanye n'ibyangwa,
maze muhindukirire umwami wacu n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ubu rero muri iyi myaka turabona ibizira, indwara z'amoko yose zirimo ziriyongera ku buryo mu myaka mikeya iri imbere uburwayi bwitwa kanseri bushobora kuzikuba kabiri, kuko bavuze ko bushobora kwikuba hagati ya 70% no kurenga, hari nubwo bwarenga, bityo ukibaza aho bugenda buturuka ntumenye ibyo ari byo. Nyamara abo babivuga nibo bahururana imiti bazanye ngo kutuvura ibyo ngibyo, kandi bongera kutwongeramo ibindi. Iyo bibonye wibwira yuko ari amahoro, ariko ntaho biri. Wakwibaza utese ibyo bintu twazabikizwa n'iki? Hari abenshi babibaza. Twabishobora dutese kandi turi mu butware bwa Sekibi, kandi aturusha imbaraga, yaramaze kutugota impande zose. Ariko Imana ishimwe yaduciriye umuyoboro w'agakiza, niwe Yesu Kristo wenyine. Naba utari wamwizera, uyu munsi biragukwiriye ngo utekereze kandi uzirikane kuri iryo zina rye. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Itangiriro igice cyaho cya 9 umurongo waho wa 5 ndetse n'uwa 6 niho twasomye amagambo akwiriye gutegwa amatwi n'abantu bose, twumvise kandi twigisha aturuka ku Mana Data, yerekeranye n'abakozi b'ibibi, cyane cyane abica abantu nk'aba ngaba. Nubwo bakora ibyo, ariko ubugingo bwabo bamaze kubuta, biyemeza gupfa no kurimbuka nabo ubwabo. Ku ijambo ry'Imana rya riti, duhereye ku murongo waho wa 5 hari amagambo agira ati: kandi amaraso yanyu mwebwe abanteze amatwi, amaraso y'ubugingo bwanyu sizabura kuyahorera. Nzayahorera inyamaswa zose, kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu, nzabuhorera undi. Ukuvuga ubugingo bw'umuntu, Imana izabuhorera indi umuntu wese. Uvushije amaraso y'umuntu, amaraso ye azavushwa n'abantu, kuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo. Amen. Bakundwa, abangaba impamvu bakora ibyo nuko batazi Uwiteka. Nababwiye yuko isomo ryacu muri iki kiganiro ijwi ry'impanda y'integuza no kugira ngo tumenye Uwiteka Nyiringabo. Ari nayo mpamvu benshi bavuga Imana ariko batayizi. Harimo n'ababandi bajya biturikirizaho ibisasu bavuga yuko bari bujye mu ijuru, bakica inzira karengane. Ibyo byose no kuyoba k'umwanzi, kandi ye arishimiye bigenze kuriya, nyamara akabasezeranya ijuru batazageramo namba. Kuko iyo bamenye amaraso bibwira ngo barakorera Uwiteka, bakica inzira karengane, uwabavuze n'utabavuze, uwihitira n'uwigendera, uwibereye mu bibazo bye, nawe waruhijwe n'iyi si, bakaba baramuhitanye, maze bakagenda baririmba izina ry'ikigirwamana cyabo, bavuga ngo kizabaha ubugingo buhoraho. Ndabinginze mwego banteze amatwi, muhungire mu Mana y'ukuri, Uwiteka Nyiringabo. Iyo niyo Mana kandi niyo mukiza, kandi zahora amaraso yabo bose bamena amaraso nta mpamvu. Niyo mpamvu rero nubwo badutera ubwoba, ariko twebwe tuzahagarara, kandi umwami Imana azaturengera. Kandi naho batwara ubugingo bwacu, nubwo bakwica umubiri, ubugingo bwacu buri mu kiganza cya nyirabwo, ari we butanze, kandi tuzabugarurirwa mu gihe gikwiriye. Niyo mpamvu udakwiriye guhinda umushyitsi, aho ukwiriye kwizera maze ugahumurizwa. Naho kubyerekeye ibyo gukira iyi si, ibyo byo ntaho biri. Reka dukomeze rero igice cya 5 cy'uyu munsi tugiye kuvugaho, kijyanye n'ubu buyobe. Dukomeje ku buhamya bwa mushiki wacu Kathy O'Brien. Avuga ko we ubwe yashoboye kwigerera ahantu hatandukanye muri Amerika, kuko nawe niho avuka, ngo hashyizwe ibikorwa bya gisirikare, hashyizwe ibikorwa bya gisirikare aha hantu. Yavuze yuko yahageze, niho nshaka kugira ngo twumve uyu mushiki wacu. Ngo muri Amerika hari aho yageze, ahantu hatandukanye, nari maze kubabwira. Muri Amerika ngo hashyizwe ibikorwa bya gisirikare bikomeye, nk'ahitwa Mount Shasta i California, aho yaje kumenyera ko aho kimwe n'ahandi henshi, ngo n'ahandi hanyuranye, hari abasirikare
ngo batojwe mu buryo kuba ibirobo robot icyo bita robots, ni ukuvuga ibikoresho kandi ari abantu, ngo na za kajugujugu z'umukara ngo zitagira ibiziranga, n'izindi ntwaro ngo zirimo n'izifashishwa ngo mu guhindura abantu ibihungetwe bikoreshwa mu mahano y'ingeri zose. Ngaho ibyo nibyo bidutegereje, kandi ntabwo byacuriwe abandi, na abantu baremwe n'abo basirikare bahinduwe bene nk'ibyo, nibo bumva boherezwa mu bihugu byinshi bagasenya bagakora n'ibizira n'amahano, nyamara ari ikinyoma cyambaye ubusa bavuga yuko ngo bagiye gucungura ngo kugarura demokarasi n'ubwisanzure ngo muri ibyo bihugu baba bagabyeho ibitero nk'uko tubona babiteye muri Iraq, Afghanistan no mu bindi bihugu wenda umuntu atajyamo, n'ahandi bakoresha mu bwenge buhanitse nk'uko babikora muri Syria, bari batikiza imbaga y'abantu, kandi nk'uko babikoze no muri Libya aho bashenye igihugu maze twebwe tugakoma mu mashyi nk'injiji twibwira yuko ibikorerwa aho ngo ari byiza, nyamara nirwo ruturindiriye. Bafite umugambi muremure wo kurimbura abari mu isi. Aha rero uyu mufasha mushiki wacu O'Brien yatubwiye n'agashya igihe yari yagiye kureba ibyo bizira biraho, abakuru b'ingabo n'abatware bamufataga kimwe n'umukobwa we yibyariye, maze ngo bagakora umuhango bakunze gukora iyo baraho wo kubashumuriraho abantu b'ibihomora cyangwa twakwita ibisumizi, bigishijwe batyo, ndavuga abo basirikare batojwe batyo batagira icyo babaza, maze ngo bakamufata ku ngufu imbere ya rubanda rwicaye aho ngaho, maze ibyo bikababera umukino wo kureba ibizira nk'ibyo bikorwa, kandi ubwo batwaye nawe ni mwene wabo, ariko bakabikora batyo kandi bakamwumvisha yuko ibyo bakora ari umurimo agomba gukora kandi yatojwe. Uyu mugore rero O'Brien nibwo yakorwaga ibyo bikanamubabaza, avuga ko yakoze aho bita Bohemian Grove, utatuzababwira naho ni muri California, aho abakomeye bo mu isi bayoboye nabo ngabo twahoze tubabwira bajya bakajya guterekera no kubandwa babandwa gushyirwa amano cyitwa Moleki, aricyo kera cyakorerwaga n'Imana z'i Kanani, aricyo nababwiye Satani ashyiraho kugira ngo bajye bari mu isi. Icyo cyirwa amana rero bagirayo, noneho bakacyaramiriza, noneho rero ahangaha ngo bahashyize na senyenge barahafunga, ngo ariko iyo barimo bakora abayobozi bavuye mu bihugu hirya no hino iyo bagiye kubasura ngo barabafotora berekana uburyo iyo bahageze aho hantu bahatwa gusinyira ibintu bitajyanye n'ubushake bw'ibihugu baba baturutsemo, maze bamara kubisinyira bandi bakajya babireba baseka bavuga ati murebe wa wundi perezida w'igihugu runaka yaje tukamwemeza, maze tukamupfukamisha hasi agasinyira ibyo dushaka ngo bikorwe mu gihugu cye. Ngibyo uko bimeze. Yongeye rero kuvuga n'ayandi mahano akorwa, aravuga ngo bamwe muri aba bacakarakazi bakoreshwa ubusambanyi iyo bagiye basaza batagishobora gukora neza umurimo wabo bahamagariwe, ngo baragenda ngo bakagabwaho ibitambo bicwa, bakaba ibitambo by'ibyo bigirwamana, kigirwamana mureke aho kiri kicirwa aho ngaho, ngo bakicirwa mu busitani bw'aho ngaho ho bita Bohemian Grove. Mwumve abatuyobora badufatira ibyemezo ibyo bakora nuko bari n'umwuko barimo. Ese mwibwira yuko abo bategeka isi hari icyo bazatugezaho mu by'ukuri, ko bavuga ko badushakira amahoro nabo bayobora za Loni? Murumva hari icyo mbategezaho cyazagiye kitumarira? Ahamya ko ngo hariho n'icyumba kimwe aho batwaraga abantu bakabica iyica rubozo, ndetse ngo n'ahari ubuvumo bw'urumogi naho yarahabonye, aho bicaraga abakomeye bakinywera akamogi maze bakiruhukira, ndetse n'indi mihango ya gipagane y'ubusambanyi yakorerwaga ku gituti, nakita igituti mbese n'ahantu baba barakoze hameze nk'urutara sinzi n'ab'ikinyarwanda ari abacyumva, bityo bagakoreraho ayo mahano. Nuko nabavuga yuko ngo babimukoreye bagera naho bamuhindura igikoresho cyo kwihagarikaho aho ngaho, noneho
akarangiza yongera avuga ati hari icyamutangaje, ariko iki twakivuzeho ubushize ngo benshi muri abo bagore bakoreshwa ibyo, iyo bamaze gukora ibyo ngibyo barongera bakambikwa imyenda maze bakahabwa n'amashakoshi ahenze, kuko baba barakoreshejwe barahahamuwe, nibo boherezwa kujya kuba abadiplomate maze bakajya kutwumvisha twebwe abo mu bihugu bikennye n'abandi ngo twemere porogaramu mpuzamahanga iba yamaze kwemerwa. Rekereza umuntu umeze utyo niwe ukoreshwa kugira ngo avuge ibintu bishobora kuba byagirira abandi akamaro. Bene data rero uyu mushiki wacu amagambo ye ahangaha yayagejeje, avuga n'ibindi yakoreshejwe nk'urugero yatangaga ubwo sekreteri ushinzwe uburezi cyangwa minisitiri w'uburezi niko twabyita wa Amerika ngo yamubwiye yuko agenda ngo agapfuka ngo akabwira abaguverineri b'intara zose z'icyo gihugu kugira ngo bemere umushinga w'uburezi w'ibihumbi 2 aro twita w'ikinyagihumbi ngo agomba gukoreshwa ku isi. Ngo uwo mugore rero ngo aza kubikora ngo kandi arabembeza. Ubu rero niwe byitangiramo ubuhamya ayo mahano yakoze, ariko ashima Imana yuko yacitse ku icumu agahunga iryo shyano. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Daniyeli igice cyaho cya 12 hari amagambo dukwiriye kwitondera kandi dukwiriye gusoma tukamenya neza icyo avuze. Igice cyaho cya 12 umurongo waho wa mbere hari amagambo dukwiriye kumva agira ati turasoma umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 10 twihuse. Hari amagambo agira ati maze icyo gihe Mikayire wa mutwaro ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka, hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, kandi bazakangukira abandi. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, kandi abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaba nk'inyenyeri iteka ryose. Nuko Daniyeli bumba igitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira. Nuko jyewe Daniyeli nditegereza, mbona abandi bagabo 2 bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati ibyo bitangaza bizagarukira he? Mbona wa mugabo wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso kw'ijuru. Numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nimara kumenagura imbaraga z'abera ibyo byose bizahera ko birangire. Ndabyumva ariko sinabimenya, mpera ko ndabaza nti databuja ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Aransubiza ati igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta numwe muri bo ayo magambo uzashobora kuyamenya, ariko abanyabwenge bahamagawe n'Imana bo bazayamenya. Mukundwa unteze amatwi, ndagira ngo uzirikane ayo magambo, ubutaha tuzayakomerezaho. Umwami wacu icyo ashaka ari kugira ngo tumenye ukuri. Daniyeli yeretswe ibingibi turimo ibyo dusoma by'amahano bikorwa, avuga yuko bizakorwa nk'uko abivuze. Aravuze ati maze icyo gihe Mikayire
umutwaro ukomeye ujya ahagarara abantu bawe azahaguruka, kandi agiye guhaguruka, igihe kirageze kandi kiregereje, ngo kandi ibyo bizaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukagize icyo gihe. Bakundwa, murabona ibintu turimo, abantu benshi ku isi barababaye, bararira, ariko isi yongera kuba mbi, nyamara abandi ntibabireba, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo ayo magambo y'ubwo bwenge ntibazayamenya. Ubwenge nyamara buriyongera, amagambo y'ubwenge y'ukuri y'ubugingo ntibazayamenya, ariko ubwenge bwo bazabumenya. Nyamara si ubwenge bukiza, ni ubwenge busanzwe, kandi ubwo abantu bazajarajara. Ubenshi barajarajara hirya no hino bashaka uko babaho, benshi bagwa mu mayanja bahungira iyo za Burayi ngo babone uko babaho, abandi nabo bakava iyo za Burayi baza muri Afurika guhacukura ubutunzi babwijyanira. Abantu barajarajara, ubwenge ni bwinshi ariko ntacyo bumariye abantu. Nyamara ijambo ry'Imana riravuze ngo abanyabwenge bamenye ubwenge bw'Imana bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, kandi ngo n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Mukundwa, kandekera aha ngaha, ubutaha tuzakomeza. Kandi ijambo ry'Imana ni ijambo ryiza ry'ubwenge, ndetse ni ijambo rikiza. Imana iguha umugisha. Ibyo tubona twumvise ari nibyo birakomeye, ariko n'iwacu birahari kandi bizarushaho kwiyongera, kuko sosiyete y'unyoko muntu iragenda ihinduka iba nk'inyamaswa. Ariko we wirinde kugira ngo utazatakaza icyizere Imana igufiteho. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, uhindukirira umukiza, nawe wamuhindukiriye urushaho gukomerera mu bwami bwe, kuko nakanya k'ikiganiro. Kandi twababwiye ko tubasaba yuko akenshi mwakabaye mwageze ku maradiyo kandi mugakangurira n'abandi kugira ngo batajya amatwi ikiganiro, bityo dushobore kugendana kandi tuguwe neza. Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Twihuse rero, ikiganiro ijwi ry'impanda y'integuza nk'uko tujye tubibabwira, kandi twongera kubibibutsa, ndetse no kugira ngo abacyumvise bwa mbere bamenye ibyo ari byo cyangwa icyo kigamije. Gifite umugambi umwe rukumbi wo guteguriza abari mu isi kugaruka kwa Yesu Kristo. Uwo ni umugambi wacu. Umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye yuko tugomba kuba maso, ntiduhunikire kandi ntidusinzire, kandi tugakomeza kugendera mu mucyo, kuko we ubwo ari umucyo kandi umucyo niwo tugenderamo. Ni muri urwo rwego rero tubabwira yuko ari hafi kugaruka, kuko ibyo yaduhanuriye byose bijyanye no kurangira kw'isi no kugaruka kwe byinshi twamaze kubibona, n'ikimenyetso cya nyuma cyo kuza kwe nacyo kituri imbere. Turibwira rero yuko dafite igihe cyo guta kigihari, haba ku bwacu ababwiriza ubutumwa, ndetse no ku bwanyu bateze amatwi, no ku bantu bose Imana yaremye bakwiriye gukangukira icyo gikorwa. Uwo muri wo mugambi rero wacu, kandi niyo mpamvu muri uwo mugambi isomo ryacu rikuru no kumenya Uwiteka Imana yacu, nkuko tujya tubivuga, kandi nta kindi twigisha keretse Yesu Kristo we muhuza abantu n'Imana, niwe nyigisho yacu. Tukaba rero dufite intego muri ibyo, mu kuvuga kubwira abantu kugira ngo muri iryo somo no muri iyo nyigisho icyo tugamije ni iki. Intego tugamije kugeraho ni eshatu. Iya mbere tujye tubibabwira no guhamagarira abari hose kwihana no kwiyunga n'Imana muri Yesu Kristo bikitwa uyu munsi bigishoboka, kuko hari igihe bizaba bidashoboka. Rero ni kuri wowe uteze amatwi ni ngombwa. Intego yacu ya kabiri ni uguhumuriza, kugira inama, guhugura, ndetse no kwigisha bene data bamaze kwakira ubutumwa bwiza, aho bavutse ubwa kabiri. Abo ngabo ikibabaza imitima yabo ni ugutandukana cyangwa se ni ugucumura ku mwami. Abo nibyo bitwararika, ni nacyo kibaranga yuko bavutse ubwa kabiri. Agahinda kabo gaterwa gusa n'ibyo babona Satani ashobora kubakoresha cyangwa ashobora kubateza mu rwego rwo kutumvira Uwiteka.
ibindi byose byo muri buno buzima babifata nk'ibisanzwe, kuko n'ubusanzwe iyi si atari iwacu. Intego yacu ya gatatu rero ni ukurwanya icyago cy'ubuyobe cyamaze kwigarurira isi kinyuze mu buryo bunyuranye, bwaba ubw'imyizerere, bwaba ubw'ibyo abantu bigishwa, ndavuga mu bwenge bw'iyi si no mu bumenyi busanzwe. Ibyo byose tukaba tubirwanya kuko ari ubuyobe, ariko cyane cyane ubuyobe nyamukuru butubabaza cyane ni ubwivanga n'iyobokamana, maze kugira ngo butuyobore ku Mana bukayituyobya, butwerekeza ku bindi bidafite umumaro. Ubu turiga ubuyobe rusange bwitwa twise ubuyobe mpuzamahanga, bwo Satani yanyuzemo kugira ngo yigarurire abantu, ndetse yivanze mu nzego zose, kandi atagarukiye kuri ibyo, agamije no kubarimbura binyuze mu kwica umubiri, ndetse hagakurikiraho no kurimbura ubugingo. Ibyo nibyo tugiye uyu munsi kuganiraho, dutekereza kandi twibwira ko bishobora kugira icyo bibamarira mu gihe muteze amatwi mushyizeho umwete. Reka twibutse aho twari twavuze ubushize, hanyuma dukomeze. Turi muri cya kiganiro kijyanye n'ubuyobe bwa Satani mpuzamahanga bugaragarira mu muyoboro twababwiye witwa Illuminati, cyangwa kumurikirwa. Kumurikirwa aricyo bivuze, kandi kumurikirwa twavuze yuko ari kwa kumurikirwa guturuka kuri wa wundi twavuze witwa ufasha urumuri cyangwa Rusiferi. Bityo rero nabyo bukaba ari bwo buyobe bwa rutura butwara abantu mu kurimbuka. Niyo mpamvu nk'itorero kandi nk'abazi abakwiriye kuba twagira icyo tumarira abaremwe, dukwiriye kugira icyo tuvuga ku bintu nk'ibyo, tutabivuga nk'uko n'abandi basanzwe babivuga, kuko nabo barabivuga kandi bakavuga ibyo uko bimeze, ariko twebwe tukabivuga tubigereranya n'ibyanditswe, kugira ngo nibura abakizwa abaremwe nako bose bamenye icyago kituri imbere, ndetse naho gituruka n'ugikoresha uwo ari we, n'uburyo bwo kugikira. Kuko uburyo bwo kugikira tugomba kuba tubuvuga, kandi iyo nzira twarayibabwiye, tuzakomeza no kuyibereka. Rero nk'uko twabivuze ko inzego zinyuranye zacengewe na Illuminati, ibyo kandi bikaba bikorwa n'abatojwe nayo mu ibanga kuba inkoramahano. Niyo mpamvu inyoko muntu yose yamaze hamwe na hamwe kwinjizwa mu murongo w'ihahamuka. Ahandi bikaba birimo gukorwa, hari abamaze kwinjizwa mu murongo w'ihahamuka, hari n'ahandi noneho birimo gukorwa, kandi bikaba bikorwa ku buryo buvunanye nk'uko tuza kubibona. Bikorwa hifashishijwe intambara z'urudaca n'amahano akomeye y'ubwicanyi, nka ibyo bita Auschwitz. Ni hahandi abayuda barimbukiye. Iyo tuvuze Auschwitz mu yandi magambo uzumve jenoside yakorewe abayahudi, hakifashishwa ibikorwa by'urugomo nka iho bita Hiroshima na Nagasaki, aho ni mu Buyapani, ahatewe ibombe bya nucleaire bitari bikwiriye kuba byakoreshwa no mu bantu, ariko byazanye ingaruka ikomeye ko nabw'ubu hari abana bakivuka ku babyeyi bafite ubwandu bukomoka kuri iyo myuka ituruka kuri ibyo bitwaro byahakoreshejwe. Ndetse n'ubwicanyi ku bayobozi nk'aba Kennedy ubwabyo yari perezida wa Amerika, washatse gutatira umurongo wari waramaze gushyirwa mu bikorwa uhereye kurangira kw'intambara y'isi yose, ubwo uwitwaga utwababwiye ubushize witwaga Harold Wilson wari perezida wa Amerika w'icyo gihe,
yari amaze kwemererwa ku buryo budasubirwaho kuba igikoresho cya Illuminati, noneho afatanyije n'uwitwaga Winston Churchill wa minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, ari nabo bakorewemo na Illuminati, bashinze Loni cyangwa bafashije mu kwishyiraho kugira ngo ishyireho umurongo uyobora ku gushyiraho leta imwe itegeka isi cyangwa izategeka isi iyo ngiyo, kandi mu by'ukuri ikazaherukwa no kuza ku mugaragaro kwa Antikristo uzabumbira abari mu isi bose kukurimbuka no gukora Satani ku mugaragaro nk'uko na Bibiliya ibivuga. Uyu rero Kennedy yarishwe, nyamara abahanga bavuga yuko nawe yari muri Illuminati ariko agashaka kumena amabanga yayo, ndetse akaba yarishwe nk'uko tubona umuririmbyi w'icyamamare abantu bose bari bazi witwa Michael Jackson, nawe yishwe, n'abandi benshi nka ba Tupac mujya mwumva, wenda abantu benshi ibyo ntibabizi ariko birahagije, dushobora no kuba twababwira ibyo muzi. Nk'uko bishe Kennedy rero ni nako bishe Lumumba, ni Illuminati yabikoraga, niko bishe na witaga Kwame Nkrumah, ndetse mu rundi ruhande nabo bishe Rudahigwa wari umwami w'u Rwanda, wari ushishikariye kureba uburyo abanyarwanda bava mu bukonde n'iterabwoba n'akaga gakomeye. Ngira ngo uwavuga ibyo wenda abandi ntimubazi, ariko abo nibura mwabumva mukamenya ibyo ari byo kuko naba bugufi, ndetse nibo bakora ibi byatangiye mwumva byitwa intambara y'iterabwoba. Umuntu ashobora kwibwira yuko iyo ntambara y'iterabwoba ari ikintu gishobora kurangira, nyamara ntibishoboka kuko bayirimo kandi nibo bayihembera, ariko kandi isura yayo ikagaragarira ku bandi, nkuko bavuga yuko igaragarira ku Barabu n'abandi bantu bose b'Abisilamu n'ibiki byose, ariko iterabwoba nyakuri rituruka muri bo. Noneho uko bikorwa mu ibanga no mu buhanga buhanditse bwateguwe, ntabwo wowe nanjye muntu usanzwe yamenye ibyo ari byo. Iterabwoba rero cyane cyane intambara yakaze ejo bundi mu mwaka w'2001 mu kwezi kwa 11 tariki 9, ubwo iyi ntambara yitiriwe ibyihebe yatangiye, iminara ya Amerika ikomeye cyane yasenywaga, hanyuma abasesenguzi bakaza gusenga yuko itasenywe n'ibyihebe nk'aba Osama bin Laden nk'uko bajya babivuga, ahubwo ari ibyamwitiriwe, ariko mu by'ukuri ari umushinga wateguwe n'ababisha. Ngibyo rero bagamije kugira ngo isi bayoreke bifashishije ubushobozi bari bafite bw'intwaro, maze bikize abo babonaga bakibangamiye cyangwa se bafite ubushobozi bwo kuba babangamira umugambi wa Satani wo kwigarurira isi yose. Ikindi kigaragara Illuminati ikoresha mu guhamura bari mu isi ni iyicarubozo, nka bya bindi twababwiye byo mu buroko bukomeye bwaho bita Abu Ghraib muri Iraq, ndetse ni Guantanamo muri Cuba, aho abantu bagirirwa nabi bagakoreshwa ibintu bizira n'ibibi byose, ndetse tutibagiwe na jenoside nyarwanda yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu. Ibyo byose ntabwo ari umugambi uturuka muri twe, ariko twebwe ubwacu dushobora guhanga amaso cyangwa tukibasira bamwe twibwira yuko aribo bateye ibyo, nyamara ahubwo bamwe baba barabaye ibikoresho by'ibyo ngibyo bizira. Umugambi wacu ni ukugira ngo mwebwe bene data kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose Satani yakoresha ukakivangamo maze ukaba intwaro ye. Illuminati niwo mugambi ifite, kwanduza abari mu isi bose bakoresha ibizira, bibwira yuko mu by'ukuri harimo icyabafasha. Mu gihe rero ibyo bizira birimo bikorwa bizanira abantu kubabara no kurimbuka, ibyo mu gihe ibyo bikorwa biraba mu gihe inyoko muntu ku rundi ruhande igahumishwa amaso ngo ye kumenya cyangwa kureba ibibazo nyakuri byayo nyakuri biyireba, ahubwo ikarangazwa cyangwa ikarangarizwa mu guhanga amaso ibintu nk'ubusambanyi. Muzi yuko ubusambanyi
ubu ngubu usanga hose, usanga no mu mayira. Muri iyi minsi uragenda cyane cyane mu mijyi, aho usanga abantu b'igitsina gore barakabije, haba mu myambarire twarabivuze ubushize, bambara ubusa bagatozwa no kubwambara, haba mu myidagaduro cyangwa mu mafilime mujya mubona. Ibyo byose ni ukuroga. Abayibonye mu mavideo cyangwa mu mafilime cyangwa ahandi muri za internet bakabyitoza, maze bahura nabo mayira ukabona bambaye ubusa. Abo rero bakibwira yuko mu gukora ibyo ari ibintu byiza. Ndetse i Bugande mu mujyi waho wa Kampala nabonye amahano yahabereye, aho abandi bantu nabo ntashima b'abanyarugomo bihanukira bakareba uwambaye muri ubwo buryo bakamwambika ubusa ku mugaragaro, bamubwira ngo nibyo washatse reka tukwereke. Noneho uko haba abantu benshi b'inkora busa mu mihanda, polisi gasanga umuntu nk'uwo yahemukiwe, yahohotewe, yambitse ubusa, bityo bigakoza isoni abareba, ugasanga ari igihe cyo gushungerwa. Nyamara ubikora nawe siwe, ahubwo nawe ni igikoresho cy'umwanzi, kandi uburyo bwo kumukiza si ubwo kuko umuntu kwihanukira akamukorera nk'ibyo, kuko ubikora nawe ntababikora mu mutima mwiza. Hakaba rero n'ubusambanyi bukorwa kuri za internet cyangwa se imikino twavuze ya pornography, cyangwa se ubusambanyi bukorwa nk'imikino noneho bugacuruzwa. Ibyo ndetse bikaba ari bimwe nk'uko twababwiye ushize Illuminati ibonamo amafaranga. Twavuze rero n'urugomo narwo dusanga mu mafilime, ahabona iby'intambara, ubwicanyi, ubugizi bwa nabi. Abantu cyane cyane abakiri bato bakabihanga amaso, maze bikababera umuco kandi bikagira icyo bikora ku bwonko bwabo, ndetse bakamenyera kubona abantu bica abandi, bamena amaraso, n'ibikorwa bindi by'urugomo ntibibe atari ibintu bikibatera impungenge ngo batera ubwoba, ahubwo barabimenyereye. Nabonye ahantu nabonye abana bajyaga babona ibintu nk'ibyo bakagira ubwoba, bakajya bahamuka abana basinziriye, ariko ko bakikanga mu bitotsi, ukumva umwana arahamutse arikanze cyangwa ajya gusinzira ugasanga afite ubwoba, ariko nyuma y'igihe ugasanga abana barabimenyereye, ahubwo baba batabibonye ntibasinzire, bagashaka bikaba ari byo bibabikira. Nguko uko abantu bagenda bapfa mu bitekerezo. Ibyo rero usanga ari byo dusanga aho dutuye n'aho tugenda duhurira. Rero ibyo bigaherekezwa n'ibindi bintu biturangaza, tukabitaho igihe nyamara bikena umumaro. Ukurikije ibyo twakabaye twitaho, katuvuge nk'urugero nk'imikino, hari imikino y'imipira, imikino n'imyidagaduro, aho usanga urubyiruko rurangazwa no kujya kumva no kureba abahanzi, ngo abahanzi bagezweho, ndetse ugasanga n'abakiri bato bitoza buri muntu kuba yaba umuhanzi. Ibyo rero ugasanga kuko ababona yuko ari byo bituma umuntu amenyekana cyangwa akanajya n'ubutunzi ku buryo bwihuse, abantu bakaba bihutira ibyo bakabirangariramo, maze gutekereza ikindi cyabagira umumaro kibugarije ntibakimenye. Imikino rero hari n'imikino y'imipira, aho usanga abantu badasinzirira bategereje kureba ngo amakipe. Ku rundi ruhande iyo ureba ari byiza, ariko naho harimo ikibazo cyacyo, kuko hariho n'abantu babipfa ndetse hari n'ababirwanira, hari naho abantu babyicanira. Umuntu ngo ikipe yatsinzwe yarakara cyane, umuvuze akaba yamugirira nabi. Nyamara ejo nabonye ishyano, ubwo mu bushakashatsi nakoraga naje gusanga hari amakipe nka Illuminati, mumbabarire, ari muri Illuminati, urugero nk'ayitwa Liverpool n'ayitwa Manchester United cyangwa Man U nk'uko bamwe bajya babivuga mu ncamake. Ugasanga abantu barapfa ibyo, nyamara bihagarariye inyungu z'umubisha ugambiriye kuturimbura. Ni byiza yuko rero abantu twagira n'ubwenge, tukamenya dukwiriye gutaha igihe, tukamenya nuko tugenzura ibihe turimo. Aba batanga buhamya rero twavuze, ababyeyi bagore b'abatanga buhamya bacu nk'uko twabivuze, batojwe ubusambanyi bakiri impinja, ndetse ku buryo uyu nguyu twavuze witwa Cathy O'Brien, we ise wamubyaye niwe watangiye umusambanya mu buryo umuntu atavugira n'ahagaragara kuko bukojeje isoni. Kandi ngo se
yajyaga nanone amucuruza akiri umwana mu bantu banyuranye kugira ngo abone amafaranga cyangwa ubuhake. Hanyuma yaje rero kwinjizwa ku mugaragaro muri gahunda yiswe MK Ultra Program. Ibi ni bya bindi twavuze byo guhindura abantu ibihungetwe kugira ngo babe ibikoresho bya Illuminati. Bibiliya ibivugaho ikivuga kuri ibi ngibi twavuga niki? Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 8 murongo wa 12 hari amagambo dukwiriye gutekereza kandi yatugirira umumaro agira ati, turebe igice cyaho cya 8 murongo wa 12 tuguse twarahasomye amagambo ahari dukwiriye kuba twakwifashisha. Murongo wa 12 haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati, nige mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Amen. Mukundwa nteze amatwi, ni igihe cyo kugira ngo dukurikire umukiza. Amagambo y'umwami wacu yavuze ni igitangaza. Yaravuze ngo ijuru n'isi bizashira, ariko ngo nta n'inyuguti n'imwe yo mu magambo ye izakurwaho. Utege amatwi kandi utekereze ubugingo bwawe. Ese ku isi iri mu bimburwa hamwe kugira ngo irimbuke, uzarengerwa n'iki? Mu byo tugiye gukurikizaho mu kanya urumva irindi shyano, aho abakora amahano ari babandi twumva ku maradiyo bibihangange, tukibwira yuko ari barengezi bacu, nyamara mu by'ukuri ari bo bikoresho by'umubisha nkuko tuza kubibona. Nkaba nkusaba rero kugira ngo utege amatwi mu biganiro mu kindi gice tugiye gukurikizaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu yongera kutubwira nabwo baratubwira ati, nige mucyo kandi umucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Ese uwo mucyo w'ubugingo urawufite? Yabo tuvuze barangarira muri ibyo cyangwa bakoreshwa na Satani bakivanga mu byo akoresha isi, nta mucyo w'ubugingo bafite, ahubwo bacuze umwijima mu mitima yabo. Nibo bakeneye kumenya Kristo bakamwizera. Nawe rero niba utari wamwizera uri muri abo, ariko niba waramwizeye Imana ishimwe, kandi tuzafatanyiriza hamwe je nawe guhimbaza Imana yatugiriye neza ikadukura mu rupfu ruteye ubwoba. Nanone igice cya 12 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana uhereye ku murongo waho wa 44 kugera ku wa 50 niho dusanga amagambo nanone umwami wacu yongeye gushimangira agira ati, Yesu aravuga tunyizera sijya abayizeye, ahubwo abayizeye uwantumye, kandi numbonye ababonye uwantumye. Yesu ni Imana mu mubiri, umwizeye abayizeye Imana Data, kandi umubonye ku mugaragaro ni Imana ubwayo ababonye. 45 numbonye ababonye uwantumye, nibyo nari maze kubivuga. Noneho umurongo wa 46 tukagira uti, naje mu isi ndi umucyo kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Bakundwa, impamvu abari mu isi bakora ibizira nk'ibyo tuvuze nuko bari mu mwijima batigeze bizera umukiza. Hunga umujinya uzaza uhungira muri Kristo umwami, kandi ubikore ubishishikariye, atari ibi mbona biri mu madini. Muzi yuko dufite amadini menshi atuye hirya no hino, nta nubwo ari no mu mujyi gusa ariko no mu byaro aruzuye, ndetse ugasanga ibyo ni ibintu biraho, ariko inyigisho zikubiyemo nyinshi nizishingiye ku kwironkera indonke kuva muri abo ngabo bitwa abayoboke. Ibi n'abapagani basigaye babinegura, kandi koko babigenzura ugasanga ari ukuri. Ese ubwo bene ayo madini yabafashije umurimo wa Kristo cyangwa ahubwo yabarushaho kuwusenya? Umurongo wa 47 wakomeza ugira uti, ariko umuntu niyumva amagambo yanjye agakora ishyano ryo kutayitondera, sijya umuciriyeho iteka, kuko ntazanywe mu isi no gucira abari mu isi iteka, ahubwo naje kubakiza. Aya ni amagambo meza, ari nayo dusanga ku murongo wa 17 w'igice cya 3 cy'ubu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana umukundwa. Umwami wacu yaje kugira ngo akize abari mu isi, nyamara banze kumutega amatwi, ahubwo barivanga n'ibibi.
agakomeza agira ati unyanga ntiyemera amagambo yanjye afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Sinabivuze kandi ku bwanjye, ahubwo data wantumye niwe wantegetse ibyo nkwiriye kuvuga n'ibyo nkwiriye kwigisha. Nanjye nzi yuko itegeko rye ari ryo bugingo buhoraho. Nuko rero ibyo mvuga mbivuga uko data yambwiye. Amen. Bakundwa, ndanezerewe. Aya ni amagambo dukwiriye gutekereza. Ubushize ntitwayarangije, twavuzeho igice ariko turayasobanura. Umwami wacu ari muri iyi si, yarebaga bari mu isi akareba batitaye ku Mana. Kandi mutekereze mwitonze, mumenye yuko umwami wacu yavukiye mu Bisirayeli, mu bwoko bwari bwaratoranyijwe ndetse bw'abayuda yuko arimo azavukira. Bibwiraga yuko bazi Imana ariko ntibari bayizi, dukurikije uko yabanengaga nuko yashyiraga ahagaragara ibiri mu mitima ye, ibiri mu mitima yabo. Ariko nabwo ubu bikiri, ntabwo biri mu mitima y'abantu bavuga Imana b'iki gihe, bigaragaza umukiza yuko bamumenye n'ijambo rye ntabwo riba muri bo. Niyo mpamvu yahuye n'icyago gikomeye cyuko atageragezaga kugira ngo abantu uko yageragezaga kose yarakwenwaga, ntababaga yitaye ku kumva ibyo avuga. Nyamara niwe nyir'ububasha kandi we bugingo nyakuri bw'abari mu isi. Wowe ku giti cyawe rero unteze amatwi, ibyo niwe bireba, ntabwo bireba community ubarizwamo cyangwa umuryango ubarizwamo, ahubwo bireba wowe ku giti cyawe. Hunga umujinya uzatera ku isi, kuko iyi si turimo ariyo tugokeramo twibwira kunezererwamo. Turimo turabona uburyo igambanirwa kugira ngo irimbuke, kandi irimburirwa mu buryo twumvise. Reka rero ntatinze, tumaze kumva ibyo ngibyo, ni amagambo y'umwami wacu. Reka turebe nanone uko ubuhamya bw'aba bashiki bacu bukomeza buvuga. Turabona rero amagambo dusanga muri ubwo buhamya twateguye, shaka kugira ngo dukurikire, nkaba nkwingingira kugira ngo utege amatwi kandi wumve. Dukomeje kuri aba bagore rero, uyu witwa Casey O'Brien wavutse mu mwaka w'1957 avuga ko ahamariye kwinjizwa muri Illuminati yabaye igikoresho cy'abayobozi bakuru bayo. Twavuze yuko aba bantu, abagore cyane cyane b'abazungukazi, benjizwa mu kintu cyo bita white slavery, bavuze ubucakara kubera. Ibyo rero abacakara kubera cyangwa abazungu cyane cyane bikorerwa abagore, bakoreshwa imirimo y'ubusambanyi maze bakaba amahabara y'abakomeye. Reka turebe we abo yakoreshejwemo nk'uko abihamya. Avuga ko yakoreshejwe mu buhabara mu bayobozi bakomeye nka Clinton, nka Ronald Reagan, George W. Bush, Dick Cheney, Bill Bennett, ndetse n'abasenateri nka Patrick Leahy, Robert Bayard na Ariane Specter. Abangaba amazina amwe murayumva nayo bikomerezwa bitegeka iyi si, cyangwa se byahoze bitegeka mu minsi mikeya itambutse. Ubu turimo turareba ese aba bantu bakoreshwa muri ubwo buryo. Abangaba bakoresha n'abandi, babakoresha ibyo nibo batware bisi kandi nibo bagaragu ba Illuminati. Umuntu akaba yakwibaza ati se ubwo turajya he? Ubwo abo ngabo bakora ibyo kandi bamara kubikora bakorera ibyo bizira bumvira uwo shebuja, ese twego bazaturengera bate? Nta mugayo, kuko muri 1994 uyu Bill Clinton niwe wari perezida wa Amerika. Jenoside yabaye ayirebera, ndetse ntabwo yigeze akorwa n'isoni mu byayikoze, ahubwo bakomeje kuyihakana, ndetse no kuvuga yuko miliyoni y'abantu yapfuye ngo batabyemera, bagakomera kuvuga yuko ari 500 mu rwego rwo kubipfobya. Ibyo ariko tuzi icyo byari bigamije. Bryce Taylor, uwo n'undi wa kabiri muri bari abagore, we yavutse mu 1951,
we ngo yakoreshejwe na F Kennedy n'abandi. Uyu Kennedy niwe waje kwivuganwa na Illuminati kuko yashatse gukosora ibyo yakoraga yumva bitamunejeje, kuko burya umuntu hari igihe ibintu bimwe yumva bitamunyuze nubwo ababirimo, yashaka rero kugira icyo agorora bikamuhitana. Gukoreshwa rero tuvuga ni ugukoreshwa mu buhabara, nari namaze kubisobanura. Hanyuma kandi nk'uko twabivuze bagakoreshwa no mu bindi binyuranye. Nababwiye yuko aba bagore bakoreshwa muri by'ubuhabara, bamara gukoreshwa muri ibyo, bamara guteshwa agaciro bakongera bakambikwa imyambaro ihenze, bagafata amashakoshi ahenze, maze bakajya bakurira amadege, bakajya no muri za conference zikomeye, maze bakaba bavugizi, bityo bagakora umurimo wa kidiplomate. Niyo mpamvu nababwiye yuko ari buzasanga bayobora imiryango myinshi banayivugira y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, imiryango imwe n'imwe irengera abagore, irengera abana n'ibindi byinshi cyane Illuminati yagiye ashinga agamije gusenya umuryango ushingiye ku butware bwashyizweho n'Imana. Ndetse uyu witwa O'Brien, Cathy O'Brien, wavuga ko wari vice perezida wa Repubulika ku ngoma ya George Bush, ukuvuga ariwe witwa Dick Cheney, ngo yaba yaramumeneye ibanga akamubwira ko ubundi vice perezida muri icyo gihugu twavuze ngo ntacyo akora usibye guhagararira perezida wa Repubulika ya Amerika mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Ngaho mwumva iyo tugana n'abatubereye ku isonga. O'Brien rero ngo yaba yarakorewe, yaba yararokowe, wamurokoye akamukura muri ako kaga, uwitwa Mark Phillips, ari nawe wa wundi twavuze bafatanyije kwandika cya gitabo twavuze cyitwa Trace Formation of America, ari byo tugenekereje mu Kinyarwanda twakwita kugwa muri koma kwa Amerika. Uyu mugore we akurikije ibintu ko abona Amerika yaraguye muri koma, cyangwa se yaraguye mu bitotsi bikomeye cyane, kuko hirya ikoreshwa na Satani nawe ubwe hamuteye ubwoba. Umwe muri ba senateri twavuze ari we Senator Robert Bayard, ari we wari ufite ijambo rikomeye kwitangaza ku by'ifaranga ry'igihugu. Yabwiye Cathy O'Brien, wa mugore twavuze, ko impamvu ngo afite uruhare rukomeye mu gukwirakwiza ibiyobyabwenge, impamvu afite uruhare rukomeye mu gukwirakwiza ibiyobyabwenge no kwamamaza amashusho y'urukozasoni ya pono cyangwa y'ubusambanyi, ndetse no kwinjiza aba bazungukazi mu buhuku, byo twita twababwiye byitwa white slavery, mu mirimo y'ubusambanyi, kugira ngo babe amahabara y'abayobozi n'abanyemari, ngo ari ukugira ngo ashobore kugenzura ubucuruzi mpuzamahanga ngo butemewe n'amategeko, agamije kubona imari yafasha Illuminati ngo gushyiraho amahoro ku isi, kuyitegeka no kuyiyobora mu bushake bwayo. Bakundwa n'amahano, murumva ibyo ngibyo byose aho biganisha, aho vice perezida w'igihugu nk'ikira kiyobora isi noneho abashinzwe gukwirakwiza urumogi no gushaka amafaranga aturuka muri ibyo. Ni ibitangaza bikomeye kandi ni ishyano, ariko tuzakomeza gutaha kubivuga no kubisobanura mu gihe tugifite uburyo bwo kubivuga, ko hari igihe wenda buzaba budahari. Senator Robert rero Bayard we avuga ko 95% by'abatuye isi ngo ntabwo baba bitaye ku buryo isi iyoborwa. Ibyo ni ukuri. Abantu 95% batuye isi ni abantu baba mu ntambara gusa yo kubona uko barya nuko banywa nuko babaho, iberiye mu bushorishori ntubibabaze, cyo bishakira ni umutsima, kandi agatsinda iyo bashatse kubibariza cyane nubwo bashobora kubigwamo, maze bakishakira uko bakwirira. Ngo bityo rero ngo bakishimira kuyoborwa ngo na 5%. Umva 95% batuye isi bo barayoborwa, ariko 5% ngo nibo bayobora isi.
bityo rero bikaba ari ishyano. Kandi ashimangira ko inyoko muntu, yashimangira ko uwo mugabo, uwo musenateri w'umunyamerika ashimangira ko inyoko muntu igomba gutera intambwe igaragara mu rwego rwo gushyiraho ubwoko bumwe bw'abantu batoranyijwe ngo kandi bazaba mu isi. Mu yihe si? Isi yo Illuminati itegura kugira ngo abe ari yibaho. Iyo si twababwiye yuko izitwa The Age of Aquarius, ari itegurwa na New Age Movement, cyangwa ibimubona bigenda bituruka ku bintu byinshi twazabona. Senateri Robert Bayard ngo kandi ibyo bizagerwaho binyuze mu kurimbura abantu babarizwa mu bihugu by'intege nke ndetse ngo bigifite n'umuco udasobanutse, hakoreshejwe ibi bikurikira: jenoside na intambara z'urudaca zindi, n'ibyo bita genetic engineering, cyangwa jenoside ndetse no kwica hakoreshejwe imiti yabugenewe ndetse no kurya ibituburano. Kaho ibi byose tubona abantu baratubura, ugasanga inkoko yo yakaba iremera ibiro 2 iraremera 10, bakayiguha ukarya unezerewe uti ndarya, ariko urarya uburozi. Ibi rero nibyo bivuyeho intambara nyinshi z'abantu kurwara indwara zinyuranye za diabete, ibyitwa obesite, ndetse no kurwara imyijima n'impyiko n'ibindi bigiye kuturimburira abantu cyane cyane bakiri bato, ndetse bikazana za kanseri zinyuranye. Bakundwa, umugambi uriho nuwo kwica abantu, ntabwo ari ukubakiza. Ushobora kuba udafite icyo wabihinduraho, ariko icyo nakubwira ni uko wahungira muri Kristo we mucyo w'isi, ari nayo mukiza w'ubugingo bwacu. Ariko se abakora ibyaha byo kwica abantu bazabaho? Umwami Imana hari icyo yateganyije. Niyo mpamvu abapagani batajya bamenya neza uko bazarimbuka n'ibyo barimo. Ariko Imana Data izi byose itubwira muri aya magambo dusanga mu Itangiriro igice cya 9 umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 6. Aho ngaho hari amagambo agira ati: kandi amaraso yanyu, amaraso y'ubugingo bwanyu, sizabura kuyahorera, nzayahorera inyamaswa zose, kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu, nzabuhorera undi muntu wese. Uvushije amaraso y'umuntu, amaraso ye azavushwa n'abantu, kuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo. Amen. Bakundwa, kubw'igihe ntabwo turi butinde, turaba ariko mbanze mvuge gatoya kuri aya magambo utanza yakomerezaho. Imana Data wa twese mu Itangiriro, aya ni amagambo yahaye Nowa n'urubyaro rwe, nubwira uko kwiriye kwitonda ko yari maze kurimbura abatayumviye ba mbere. Urubyaro rw'uruha isezerano rindi rubwira yuko mu byo bagomba kwitondera harimo kutavusha amaraso y'undi muntu, ndetse ababwira yuko azarimbura amaraso ya uzavusha amaraso y'undi muntu azapfa. Illuminati ikikora no kurwana hejuru yo kugira ngo abantu barimbure, abantu bashiri, nyamara amaraso yabo azayibazwa. We kwivanga mu bikorwa rero bene nk'ibyo byabo ngabo barimo bategeka isi, kandi bashobora naye kuzaguhatira igihe kimwe cyangwa ikindi kwivanga mu bizira no mu byangwa. Uhungire muri Kristo ni uzakurinda. Igishekeje mu ibyo bikorwa bityo, Illuminati mu bihugu byinshi igenda ibihata kuvanaho igihano cy'urupfu, kuko izi neza yuko abica abandi benshi muri bo bari inshuti zayo, kandi ari abagaragu b'inkoramutima bayikorera. Ni muri urwo rwego rero ibarengera, nk'uko kenshi tubona mu bihugu byinshi ndetse n'icyacu kirimo ubwicanyi bwakozwe. Ababukoze benshi barengerwa ngo aha bararengera ubuzima bwabo, ariko ibyo bakoze cyangwa basize boretse cyangwa naho bacyoreka hirya no hino ku isi, bo ntihagire ubitaho. Ni ukubera iki se? Wibwira yuko ari urukundo rukunda umwicanyi maze ukanga uwishwe? Reka da, ahubwo ni umugambi w'umubisha wo kugira ngo ubwicanyi ababukora bajye bagororerwa, ariko kandi hanyuma bazahure n'icyago cyo kuzicwa n'Imana ubwayo. Niba umuntu ashobora kwica umubiri, ariko Imana ni ikomeye kuko izica n'ubugingo.
bakundwa kangarukira ahangaha muraza kuba mutelefona bashaka kugira icyo bavuga kuri ikiganiro. Utavuga gukomera kwawe n'imirimo ukorera abana bawe, ku manywa na nijoro babera amaso. Uwiteka we uri mwiza, uzuye ibambe n'impuhwe nyinshi, imbabazi zawe zihora witeka, kandi umurava wawe mwami ntugira akagero, kandi umurava wawe mwami ntugira akagero. Ninde utavuga gukomera kwawe imirimo ukorera abana bawe, kumanywa nijoro babera amaso. Uwiteka we uri mwiza, uzuye ibambe n'impuhwe nyinshi, imbabazi zawe zihora witeka, kandi umurava wawe mwami ntugira akagero, kandi umurava wawe mwami ntugira akagero. Natuje n'amahoro, kuko ngufite ushimwe Yesu. Natuje kuko ngufite ushimwe Yesu. Natuje kuko ngufite ushimwe Yesu. Natuje kuko mfite umwami, natuje kuko ngufite ushimwe Yesu. Aranyumva mu gihe cy'umubabaro wanjye, umwami naramwambaje, aranyumva ankora mu gituza, maze arambwira ati humura mwana wanjye, anyungurira amagambo meza naramwambaje, aranyumva mu gihe cy'umubabaro wanjye, naramwambaje, aranyumva ankora mu gituza, maze arambwira ati humura mwana wanjye, anyongorera amagambo meza
amagambo meza meza ihumure. Ineza yawe narayibonye, ntacyo dushinja Imana, ntacyo dushinja Imana, ibitangaza ineza yawe narayibonye, oya ntacyo tugushinja, ntacyo dushinja Imana, ineza yawe narayibonye, twari turwaye uradukiza, ntacyo dushinja Imana, ineza yawe narayibonye. Ijambo ryiza ry'ubugingo ridusubizamo imbaraga, rikongera ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru, ridusubizamo imbaraga, rikongera ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru. Twawe ijambo, twawe ijambo ryiza, ijambo ryiza ry'ubugingo ridusubizamo imbaraga, ritwongera ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru, ridusubizamo imbaraga, ritwongera ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru. Jambo waduhaye Mana ni rizima, niryo ritubera umucyo mu mwijima, nitabaza rimurikira intambwe zacu, niyo ntwaro tunesheje umwanzi. Ijambo waduhaye Mana ni rizima, niryo ritubera umucyo mu mwijima, nitabaza rimurikira intambwe zacu, niyo ntwaro tunesheje umwanzi. Niryo ridukomeza mu rugendo, abari bananiwe ribongera imbaraga, ribibutsa isezerano kuzagaruka kubajyana, bagashikama benge, bagakomeza mu nzira, bagashikama benge, bagakomeza mu nzira. Niryo ridukomeza mu rugendo, abari bananiwe ribongera imbaraga, ribibutsa isezerano kuzagaruka kubajyana, bagashikama benge, bagakomeza mu nzira, bagashikama benge, bagakomeza mu nzira. Ijambo ryiza ry'ubugingo ridusubizamo imbaraga, rikongera ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru, ridusubizamo imbaraga, rikongera ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru.
atinya hahirwa uwitondera ijambo ryawe aribika mu mutima we akarikomeza hahirwa uwitondera ijambo ryawe aribika mu mutima we akarikomeza ntabwo bazagira kuko yubatse inzu ye ku rutare ntabwo atinya uwo ntabwo bagira nubwo amakuru yaba menshi ntabwo atinya arakomeye nabitse ijambo ry'Imana umutima wanjye unayicumuraho nabitse ijambo ry'Imana